Chérie, waramutse ute? Sawa. Twabyutse kare se ni amahoro? Muri weekend? Kora n'utuntu n'inbyukiyemo. Byutse kare pe muri weekend aya masaha? Chérie, bimeze bite? Ndeba utameze neza. Nonese chérie. Mubaze? Asa nta kibazo chérie. Asa nta kibazo. Tumaranye imyaka ingahe? Tumaranye igihe kingana iki? Ko mbajije gutyo ni ukubera iki? Nyine nsubiza. Tumaranye igihe kingana iki? Si imyaka hari wenda 8. None se wowe ubona muri uru rugo nta kana dukeneye? Chérie, birumvikana ariko none se ubu hari twatinda cyane sho. Imyaka 8 ntabwo twari twatinda. Keneye umwana ndabizi birumvikana ariko nta bintu byo tugomba kubyitondera, wenda twazajya no kureba ikibazo gihari ariko ndumva nta kibazo, akana kazaboneka chérie. Zagera aho tukabone nta kibazo. Ese ubwo nibyo biguhangayikishije? Utampangayikishije imyaka 8 ntabwo umuntu atazi ngo ni ikihe kibazo ngo iki. Ndumva ibyo bintu atari ibintu byo gukinisha. Umva, ni umwana nanjye kubona batakwita mama runaka ngo banyite papa runaka, se urumva ibyo nibyo atari ikibazo. Urumva kugeza ubu ngubu ahubwo no mu bagabo bagenzi banjye abantu twakoreye ubukwe icyarimwe cyangwa nakoze ubukwe mbere yabo bafite abana 2, 3, 4. Nta mwana n'umwe mfite ubu kuba mfite umwana uri gusoza segonderi uri kujya kaminuza. Ese chérie, ubona njyewe ntamukeneye? Ubona wenda ari njyewe wabikoze kugira ngo nere kubona ako kana? Nyine nari nakubaza gashe sibyo kabizi ndagukunda. Niyo mpamvu ndi gukubaza. Ahubwo ufite nashaka kudukora sibyo. Nashakaga tuzagende twegera abadogiteri. Sibyo? Twegera abadogiteri turebe ko batubwira ikibazo. Jye wenda batubwira n'ukuntu twabigenza, ntawamenya burya ibintu ndakora ntabwo ubikora. Sibyo? Turebe ko twabona akana n'ukuri sibyo. Subizi ko mukunda se njyewe. None se njye nishimiye ko uzajya wirirwa muri uru rugo wenyine, ibintu byakwishe nsanga wagize gutya. None ngo chérie. Ubundi wenda tugomba kugenda kwa muganga tukegera abadogiteri sibyo. Wenda tukababwira ikibazo gihari. Nawe imyaka ishize urumva ni myinshi. Tubegere tubaganize ikibazo dufite, wenda banadufasha cyangwa tubwire ubundi buryo twabigenzamo. Ariko byibura kamere imyaka ingana gutya ntabwo bari bwo rwose. Ari byo nyine sinzi ukuntu wenda uri kubyumva, niyo mpamvu nabyutse kare nicaye aha ngaha ndi gutekereza ngo tumane yanjye kuko humura sibyo. Humura bizagenda neza sibyo. Ndabizi nawe uhangayitse ariko uzabona akana sibyo. Ndashaka ko tukabona sibyo utabyumva. Kabariro humura sibyo. Humura nta kibazo kandi kumera nanjye ntabwo mba none.
none se ni ibi ngibi ubikiyemo ni ibyo tuhanagura nkubwira ngo dushake umukozi byanga ngo birabishoboye ntabwo ari ngombwa gushaka umukozi mbese ibi bintu urabona wabivamo ni ukugira ngo turebe ukuntu twagira tugashaka umukozi ntabirenze nawe nta kazi ubu ngubu urabona ubu mugongo wazabona nta kibazo ndetse sheri nta kazi ngira urumva nta kazi ngira aho ku buryo akazi kananira sheri ntabirenze ntukajye wigora ahubwo reka mwereke ejo nimva ku kazi nzashaka ukuntu mva ku kazi hakiri kare nca kuri ziriya kampani zitanga abakozi nk'uko nakuzanirayo umwana uzajya gufasha sibyo ntabwo nabyemera byanga cyangwa ubyemere ntabwo nabyemera pe urabyuvuga sheri ntukivune nta kibazo sindagira amafaranga yo kugura imashini imesa uzabukoresheje intoki ariko umukozi muzayamufatanya wenda mu gihe wenda utarabona ibintu byawe ariko ntabwo ibintu bari gusiga sibyo urabyemera ndetse n'ibindi kintu kiza kandi mu masuku yawe urugero sinakigendera se ugendera ubwo ngubwo nyine usigaze mu bintu byawe byose sorry nyine ngaho nanjye nisubira nanjye ndakwishyura bireka gize byarangiye tugiye kumenya ko yamenya ko nari ese ko yamenye nyine byarangiye sunishyiriye jenese njye tuyamenye ureba ukuntu neza wongera ukajya reba nanjye reba no mu bintu bwawe biriga sibyo njyewe se nyine urareba sibyo reba nanjye birarangiye sibyo aho reka ngenda ariko umwana urababaye urababaye ari nawe unteye amazi imbere urababaye dore bine ukuntu zigize si wowe sibiteye burya intebe nta kibazo icara mu ntebe uricara hasi ko kuri kiriya intebe sheri bebi gusa wowe kuba izigiyo abantu bakinjira muri salo ntunamenye ko baje wowe ntibazanakwiba kwezaho rero uyu ni wa mwana nakubwiye ndi buce kuri kampani kuzana mvuye mu kazi uhise umubona hariya se biba bigoye ni uguca kuri kampani gusa ukabasinyira bakaguha umukozi ukazana rero turaje ni umwana mwiza urabona ko ari umwana ufite disipurine bandeye umwana rero ubwo ngubwo gerageze umwigishe ibyo atazi nawe uzajya umubaha karibu yisanzuye nguko rero njyewe ngiye mu cyumba kureba ukuntu nakoga amazi nameze no kuyategura muri karaje ndaje kandi nganira n'umukobwa mwerekere nyine ngize imana ari n'umukobwa sawa sheri none se witwa nde witwa Neri akazina keza k'agasirimu yakoze mu rugo ni he
Kamonyi. Sawa jyewe ujye umpamagara mami. Nta kibazo. Hano rero nta kazi kenshi tugira, nta birenze, ujye wisanzura, mbese nta kazi kaba gahari kenshi. Umva urebye ni ukumesa, ukoropa, mbese amasuku, ibijyanye n'amasuku. Nta mwana ndagira wenda ngo yakurushya, mbese ni twebwe uko wadusanze gutya nitwe duhari twenyine. Ibyo ntugire ikibazo rero, ntazajye wisanzura uko ubishaka, nta kibazo pe, nta birenze, ujye wumva umeze neza, wumva umeze neza, mbese nta kibazo pe. Ibyo ujye kukwereka ahantu uzajya urara, ugende Mary. Rero tugende ujye kukwereka ahantu uzajya urara. Wagihera baby honey Neri Karame. tebyawe ko muba mwataye inzara ariko Niriwe neza bose. nzikeneye Ni sawa. none se mami yari hehe Menya ari mu cyumba kuko ntabwo nigeze mubona asohoka. ari hejuru meze Meze bo. uri mu biki Ni imirimo isanzwe. Nari ndi guteka. reka ngaho nzanira amazi ndagumurira ntacyo Chérie, waje. Mutesi Ni byiza. ariko se nk'ubwo ngubwo buri hehe koko nagereye hano Wahageze kare? igihe naguhamagariye Ntabwo numvise, nari hejuru, hari utuntu uri nari hejuru se hejuru uri gukora iki wowe ngubu hagize umuntu Meri biteze ko uzanye amazi mu gikombe kimeze iki Nicyo nabonye hafi. Ceri ni ibiki amazi mu gikombe kimeze utyo gukora cyane mushyiramo ibirahure by'amazi. Ntabwo wahanire. Nakweretse Mary, isi bya birahure biriho iby'amasorezi ngo ni ibyo gukora iki? Ibyo kunywesha amazi? Maneri uriba wambaye uti? Iyo niyo myenda wabonye ugomba kwambara n'imbere y'umugabo wanjye. Urabona ukuntu wambaye? N'undi munsi sinzongera kukubona wambaye imyenda imeze gutya. Ujye uyambara mu gihe uri wenyine, ariko imbere y'umugabo wanjye buriya nta n'isoni. Wenda turi kumwe nta kibazo, ariko si ubwo ngubwo ntiwanamwubaha. Genda mva imbere, jyana na biriya bikombe byawe. Ese ukujima imyenda se? Ese Mary, Karame. uri umukobwa mwiza, kubera icyo ukunda kwambara imyenda migufi? Imyenda ingana gutyo, uri umukobwa mwiza, umeze neza, nta kibazo, uba ugomba kwiyubaha. Utwenda tungana gutyo ntabwo ari twiza. Ibyo umeze neza, nta kibazo rwose. Gerageza ntabwo kwambara imyenda myiza ariko kugaragaza ko umuntu ameze neza, n'ubundi uri mwiza. Maze ibyo tubiveho, nshaka ko ujya kunterera ya myenda ya Sheri, sibyo? Uyitere ipasi, kandi uteke kare. Warabitetse bwije, kandi Sheri biba bisaba ngo arye hakiri kare.
gerageza ushaka ukuntu uteka hakiri kare asange twasoje ibintu byose sibyo nta kibazo. sawa gerageza ubikore ese ko muri bose Ni karame wambaye neza se. urakoze Hmm? urakoze. Wambaye neza. nahise kumfasha ubwo madamu wabisanze namubwira ngo iki Ndamutse hari ikibazo mudamu naje kugira ngo abize mu magari ntacyo. Kumva twaba turi kumwe. Hari ikibazo? kirahari Kiri. yamabuje. Ntabwo hari. Ntabwo hari mama sibyo? Ubaye mwiza? urakoze. Ndiga nawe wari kunyiyenzaho cyane. Sinzi ngo uzi kubona gahunda yo gusanga. reka nyine nakwikundira. ndakwikundira. Uranyikundira? Wabyare? ntabwo ari kera. ntabwo ari kera. Njye rero ntabwo nakubwirira ibyo ntabwo ndabikwereka mu bikorwa. Hari ikibazo? ubwo urabinyereka gute mu gute urabinyereka ngo yabyemere. mu bikorwa Ndabikwereka mu bikorwa. gute? Nyine ndabikwereka. nta kibazo. Nta kibazo? tugere. Kawumiriza. abyeyi Ibyo byahise mbona byarangiye nyiri yabashare aryamye hakiri kare yananiwe ubuse ntabwo twatinze cyane aryama kare sinzi noneho umuntu mwireye mu isura. yewe nyiri genda uzane na cyaca ukamwarurire sheri yose ni ibiki Unaniriwe wagira ngo ararwaye byagenze bite? Ntirirwanye ari muzima? agapfundura ibiryo agahitamo koga Ntawamenya se ko umuntu agenda anyisha ngo ugende umurebe urebe ibibazo afite. ca aho ngaho Mary karame mbwira biriya ni ibiki mbonye Udashoboye pe. Ubonye iki se kandi? mbwira uratwite yego he yego uratwite uratwite yego uratwite ninde waguteye inda ntabwo ari wowe ndi kubaza ninde waguteye Mary karame ninde waguteye
undi kukubaza ninde waguteye inda ukareba umugabo wanjye ntabwo ninde waguteye inda be nibyo nera ari kumbwira ni ibiki ni wowe wamuteye inda ndi kumubaza ninde waguteye inda akantungira urutoki wowe ubu gutya we yabaye nk'ikiragi ninde wamuteye inda tera imbere umva ariko usanzwe ukiri be unshubije ngo iki nyine arakubwira ngo namuteye inda numva nta kibazo kirimo mbese nta kibazo kirimo ikibazo cyaba kirimo nuko umwana wenda naba cyangwa ari kumbeshya ubwo nyine nta kibazo kirimo urayimuteye nawe urabyemera numva nta kibazo kirimo wenda wambajije ko twabigenza cyangwa iki nimba niratwite uri kumva ko nta kibazo kirimo ku buryo nabaza ukansubiza gutyo ngo gutera inda nta kibazo kirimo be ni ukuri kunsubiza ku buryo nakubaza ukambwira ngo nta kibazo kirimo siri uratwite mwana sinzi ikintu nagukorera nonaha siri vugisha ukuri uratwite ndangiye urambwira ashaka kumukorera iki mbwira ubwo se kumeze utyo nuko mfite ubwoba ko amahuje abibonye rukana oya ntabwo ari ukwiruka ese urakwirukana wakoze hari icyaha ufite ko n'umwite nse njye nari ngeneye umwana sibyo kandi uramubura utwite umwana wanjye ariko imyaka 8 urayizi kumara uri umuntu w'umugabo ubana n'umugore utabizi nimba ari utabyara cyangwa ariko humura sibyo azi n'ikindi humura sibyo njye madamu wanjye ndamuzi ndi bumuganirize ntacyo ntabwo nyine uri bugende uri buguma sibyo ahubwo n'ibindi sibyo we tusigaye utunganya ibintu cyangwa uryo ngiye kugenda mubwire ndebe ibyo ari byo ariko humura nta kintu ugira sibyo urakomeza uraguma hano kandi nta n'ubwo uraguma kumuka Sheri. Sheri kamubwira sibyo. Tuza sibyo. Nuse ngaurika kurira ngo. Rikakurira sibyo rikakurira ngire kumwisi ngo rikakurira. Rikakurira nyine rikakurira. Wirira. Nyine wereka ko none se uraguma kurira bitanga iki? Rombwira nuguma kurira ikintu biratanga. Batuza ngubwira sibyo? Tuza nyine tuza ngubwira. Nyine reka iki. Ngubwira. Koko Nyine ureka kurira. uburyo wagorera ibintu nka biri Nese nakoze iki?
Nuse bebe reka nkubwire, urabizi ko twari dukeneye umwana sibyo? wari uzi iki se niba tutazamubona? Imyaka 8 yose yarishize, njyewe kuki njyewe utanekereza? Kuki njyewe Ubize utanekereza? kujya kubikorana n'umukozi. Nuse umukozi wese umuntu none hari ubwo ari inyamaswa. Umuntu tubana mu rugo jeri. Reka nkubwire sibyo? Wari ubizi ko dukeneye umwana. Rero imyaka 8 yose yarishize, sinarinzi nimba ari njyewe cyangwa ikibazo ari wowe sibyo? Kandi nanjye ndi umuntu wanyumva sibyo? Njyewe basi nyihangane. Njyewe reka nkubwire niba ari uko bimeze sheri, ntabwo turabana muri uru rugo. Urugo n'ubundi ni ukuvuga ngo tubahe abagore babiri, umwe agomba kugenda, ntabwo twabana ngo bishoboke, cyangwa se basubitemo nyengende musigarane. ntabwo twabana penye, Mwese mutabana agomba kugenda njye sinabana agomba kubana nawe. kuko n'ahandi yajya atwite inda y'umwana wanjye sibyo? Mbabarira nkubwire sibyo? Nyumva nyine nyumva, ureke kurira. Mwese urashaka ko bigenda bite? None nuguma kurira biragenda Nagende sheri, nagende, ntabwo turabana hano. Njyewe wari ko twari dukeneye umwana, none umwana tubona umuntu umutwite, ahubwo tumufate neza atubyarire umwana, wenda ibizakurikiraho nyuma tuzareba ibyo ari byo, ariko nawe nose uriya mwana aragenda ajya ubeshya murankunda utanankunda. mbese bebe nagukunda, twabana imyaka 8 nta mwana dufite, nazi ikibazo na kimwe, waranze ko tujya kwa muganga mbikubwira nkabona urababaye. Wumvaga biragenda bite? Wumvaga biragenda bite? Njyewe kuki njyewe udashobora gufata umwanya wawe ngo njyewe nekereze? Aruzi iki se njye nibo ntazabyara? Nyine ndi kukubaza imyaka 8, nanjye wenda nabikoze nzi ko sibyo, nabikoze nzi ko bitazavamo. Wenda numvaga nyine mvuga ati reka ngerageze ndebe, wenda turebe ko umwana yavamo, ariko ntabwo nari nzi ko ari ukuntu bizagenda. None aratwite, kandi atwite inda ntiyigeze ava hano ngo mvuge wenda nginda ngo handi iki, urumva? None ubwo ngubwo uriya mwana igihe bamuduhereye kuri kampani akabaje kabatwite, urashaka ko mutabana hano inda agenda yererane ku muhanda ari yanjye? Urumva njyewe iyo ariyo nama wanjye abaye ari we niyo nama umuntu wamugira? Chere kubihiyane kabanje amwereke chere ndiye subiza kumukunda, subiza kumukunda chere ndakukunda kandi mbaye nagukunda. Ntabwo twatumaranye n'imyaka yose tumaranye tudafite n'umwana n'umwe sibyo? Wenda nakoze ikosa sibyo? Nakoze ikosa, wenda ni umukozi, kandi abaye atari n'umukozi ntabwo ryaba ari ikosa, ahubwo reka mwereke ntabwo twafata uriya mwana twazanye ari umuparo aje gukora hano ngo umusore ngo ni uko ngo atwite, ahubwo ihangane tumugumane sibyo? Wenda nashaka ku bwawe nyine, kuko nzi ko uri umuntu mwiza, ku bwawe nashaka aragomba akora ari umukozi cyangwa dushaka undi mukozi, ariko uriya mwana agumye hano byibura nyuma yo kubyara umwana tugeze mu maboko twari bigari, tuzamurera wese nawe umuntu mwiza. Umwana turebe ukuntu tumere na mama we, turebe ko bitewe n'ukuntu yitwara nibyo bizatwereka ukuntu tugomba kugumana nawe, ukuntu tugomba kumufasha sibyo? Aho rero tuzoreke kurira kuko nyine byarabaye, nose uragomba kuba bigende bite. Nose reka tujyanze hano twitarange, mu kanya uhamagare mama wamubwire ngo umugabo ngo yaciye inyuma ngo ku mukozi uburahukanye, nanjye mpamagare, bazi ko abantu baturanye bebara twese bazi ko turi abantu biyubashye, turi umuryango wiyubashye, tubayeho mu buzima bwacu bwite sibyo? Tuza urabizi ndagukunda singukunda, aho rero tuzureke kurira, tuza wumva utekanye. Nuriya nawe ndi bumubwira tuze yicare hano mu rugo, nagusohoka bya buri kanya agume hano paka byaye sibyo? Ndamubwira ko n'ubundi ntagihinduka, uraguma uri mabuja, araguma kubahe sibyo? Araguma kubaje na nyirabuja akubahe, nawe mwubahane. Abagore ndabazi, ariko wenda kuzura umuntu mwiza sibyo? Ngaho rero tuvire ko kurira, nise uri kurira rero nimba wambabariye, ndabizi nyine byakubabaje ariko uri kurira sibyo?
urumva turatuza rero ngewe sinzi none se nagusubira ku meza ugiye kurya rugiye ku meza ngo tujye kurya nasize mera ari kurya sinzi nimba yanabishoboye nahise nza nkukurikiye rero tugenda ujye kurya ndakuzi ubwo nyine iyo wafunze umutwe wawe nyine ndakuzi ariko humura sibyo tuzi ko mukunda se abatunze rero Yes, coming. Yo, this so, amakuru meze neza ifi myinshi makuru y'ingenzi cyane fresh ntibutse utera gusa nari mukumbuye hari ukuntu wumva kureba umuvandimwe arahirya nsanze ntawe wari mpita mvuga ati reka musure ndebe ko waburiye nanjye se kumfatishiriza hano kaba ari gake meze neza ariko warabuze reba ukuntu usigaye ungana urimo kahise cyane fresh amakuru neza nanjye nyine mba narekipiye nkavuga ati kanirirwa aha sibyo ko mba numva nyine n'umutwe njagaraye nakundi makuru yo mu rugo amakuru ni meza muhari niko mwebwe se madamu amakuru madamu nawe ameze neza ahantu yari yasimbukiye mu gatondo ahubwo ndabona bwije ataraza sinzi nimba ari amahoro ariko nanjye twari turi aho mukomere cyane yewe inshuti kera nagiraga ibiza amakuru yanjye ihora hano byagenze bite ariko nawe na SMS uheruka no kohereza ese ko abantu bose bihugiyeho bihugiye bose bihugiye ibintu byarakomeye ubuzima buri hanze buri hano bwaha hanze burakora akazi reka ubwo umeze neza iyo ndi kubona umeze neza nta kibazo reka uje hano warwaye namwe kuba nsanze muri bazima ni sawa shani hatari uraryoshye umeze neza urebye ubundi ubuzima busanzwe nta kibazo nkawe ntoke se shaka ese ikibazo mafite no amubwire wowe umuntu w'umugabo mugenzi wanjye yagize gutya reba wize na madamu ureba imyaka tubanye n'akana naki ndumva hari kakaba mu 10 nako mu 8 wiki kwinjiramo no wa 9 hari wa 9 zize gutya ejo bundi nzanye umukozi azana we ari ikigusha hari mbamuteye none byabaye mu rugo do n'umuriro uyinzu ureba gutya imeze utya n'umuriro ubu wateye narivuga felicitation kwanza ikibazo cyawe nicyo nze nubwire uri konferensi mu majya gusa sinzi ukuntu urabyifatamo ariko gusa icya mbere umwana ni umugisha ariko biterwa buriya nuko yaje rero buriya n'imyaka 8 wari umaze ni myinshi ntabwo wari kumubwira usibye ndakajyanye ibyo kwibaraguza niki n'abagore wenda kuntu bateye wenda babumva nta wundi muntu wamubyarira nanjye wenda aba ari ikibazo ariko imyaka 8 ukibana n'umugore mutarabyara nabyo ni urundi rugamba bityo batanga igikombe bakiguha uyu mugore yarabimenye niyo nibyo nshaka kukubwira ndikubwira ko hano ari umuriro agize gutya arabimenya
umwana w'umukobwa ati ni bosi akantera madamu nawe aba agiye mu cyumba ararize icyumba cyose acyuzuza amarira ndagenda kumakumye arahora ndamubwira ati uriya mwana w'umukobwa mwese musohora agende abaye ari wowe wabikora gute nasanga ko uyu mwana w'abandi muri kampani ageze hano habayeho ikibazo wenda usibye kongera gifata n'ikibazo nk'umuntu w'umugabo ukeneye umwana wowe wumva wabigenza gute nyine ndakomakoma ndagerageza kumwumvisha mbona arabyumvisha ukumva ariko mfite ubwenge nk'umuntu w'umugabo mufate nk'umwana ngo w'umukobwa ngo umujugunye hanze amwitiye aho sinjye mbona ntabwo byashoboka cya mbere sinabuze amafaranga yo kumurera oya bobo ufite amafaranga yo kurera uriya mwana kwanza n'umwe ntabwo ubushobozi kwanza ufite warera n'abana 5 10 sibyo ntabwo wafata umwana w'umukozi ari wowe wamwizaniye umuteye inda nurangiza umwirukana agenda ari ikibazo ugiye kubyara uriya mwana uzamumenyera ibyo akeneye gute mutari kumwe bisaba ngo abe ari hafi yawe azajye kubyara buri kimwe cyose akeneye akibona sibyo ubwo nyuma yo kubyara nicyo kiganiro kindi kizaza ku mugore mwongere muganire ukuntu umwana agomba kuba kugira ngo ariko uyu mugore sinzi niba azakwemerera ngo siyo nama kuba yabyara ahari ngo mukomeze kubana ubundi umugore wanjye nta n'ikibazo ni umuntu uca make arumva buriya n'ibibazo byose buriya yabibamo ariko sinzi ko iki kibazo bimeze buriya wenda imana niyo nkuru simbizi ariko amasomo wamuteye uri kumubwira ko wateye inda ubundi uzongera umutera andi masomo umwana nari no gukura nanone ubundi madamu wanjye nta kibazo buriya mwana wese ko twari tumaranye amezi makeya ibyo bikaba nibabana neza bazabana umugore wanjye ukuntu ateye imyaka buriya umugore mumaranye imyaka 8 9 kuva kuri umwe muzi umugore wanjye ukuntu ateye ikibazo yagisorovinga paka n'imyaka 100 ahubwo bizaterwa n'uriya mwana w'umukobwa ukuntu ameze ibyo bizagena imyaka azamara muri uru rugo kumva kuko nanjye sinakemera kubaza umugore wanjye ko nafata amafaranga agenda mukodeshereza inzu ashaka cyangwa mwanayimugurira ariko uburyo bazabanamo hano kuko banabaniriga babishatse buriya abagore nubwo bashwana bashwanira gusa ariko nubwo bitanakunze byaterwa n'uriya kuko umugore wanjye ndamuzi umugore uramuzi kuba yarabyakiye ashobora no kwiyakira tu oya kwiyakira byariyakiriye wakinyakira mu rugo akanyita umugabo we ahubwo bizaterwa n'uriya mwana w'umukobwa ariko ibyo ngibyo ngewe ntacyo afunze ntacyo nyine ndavuga ati nuko nguko bimeze rero ahubwo twavuze mamagare uriya mwana ndebe ko yakubonera akantu ko kunywa gusa ahangaha narinje no kugusuhuza ariko ngende kumva n'ikibazo uri kwita ikibazo ntabwo ari ikibazo kuba warabiganijeho umugore yarabyakiye warateye inda ukumva nta n'icyo byaba bitwaye komeza umurere urebe ko ejo cyangwa ejo bundi wakwibaruka gusa umwana ntamugisha nageraga hano gusa nje kugusuhuza ubundi tukigendera nta kibazo musaza ubwo sinakubwira ngo wihangane ahubwo felicitation bantu nta kibazo ngaho urugendo rwiza kabisa ese nyiramwe wahishije Ngenda umukozi wawe nawe ucitse amaboko ku buryo utari kuza ngo ubyikorere
ubundi uba ubona ushoboye iki? Si washobora gukoropa, si washobora kumesa, si washobora guteka ngo ni njyewe sabe n'umugabo wagushatse. Ubundi se ko nta kintu maze udashoboye no kubyara ari njyewe uno ngubu ugezweho, ubu wowe ubona umaze iki? bikire nta kibazo. Kandi ikindi umenye ko Ese ubundi atakiri waje uwawe usanga ibyo yabaye, ntabikora? ubu ngubu yabaye uwanjye. Rero ibyo bintu uri kumbwira simbizi pe, mbabarira. Ayiwe Mana kukwiniki Ana nacumuye iki? Ayiwe Mana ibi ni ibiki biri kumbaho? Nzakora iki? Se nk'ubwo wicaye hano wamara iki? Nk'ubu nta kintu wakikorera, ibyawe ni ukurya wicaye, baba bagukoropeye, nta kintu washobora kwikorera. Ngo njye naranumiwe. Ahubwo haguruka, haguruka nkubwire utuntu ujya kunkorera. Haguruka nkubwire utuntu ujya kunkorera nta mbaraga nifitiye. Ntabwo ari we ndi kubwira, si wowe ndi kubwira, cyangwa nyuma yo kutabyara n'amatwi yarapfuye. Ntabwo uba ubona ko ari njye muri ino minsi ugezweho? Si we ndi kubwira? Undi abagore b'iki gihe mwabaye, ubu nawe wishize imbere ujyaho. Wamfashije se? Si we ndi kubwira? Si wowe? Si wowe ndi kubwira? Wamfashije ugahaguruka? Cyangwa iyo umuntu atari yagushangamo iki ntabwo ujya wumva? Si wowe ndi kubwira? Si wowe ndi kubwira? Undi si ubwo bikurizwa n'iki? Ahubwo haguruka ugenda undebera imyenda nasize muri dushe nakuyemo maze koga, uyimfurire unzanire n'ibiryo hano. Undi si uba urisa n'iki ko kameze? Reka mubaze, uri muzima? Ariko ushobora uri muzima mu mutwe wawe, urarwaye, ufite ibifukunyi mu mutwe, ufite ikihe kibazo? Ndi muzima nese ntagaragara biri kumbwira ngo ngende muzanira icyayi. Ubwo yari ari kukubwira ati subiramo twumve. Ngende muzanira icyayi kandi yicaye. Niwe wasize n'imyenda muri dushe yayimese. Agenda yikumesere akuzanira n'ibyo kurya by'umugore mwiza watwite. Ariko reka mubaze, uri igicucu? Uzi ko uyu muntu uri kugira gutya, uyu mugore uri kugira gutya twasezeranye? Urabizi? Yego. None se wowe uyoboka ko waje ariko uzi ko abantu mutagira n'ubwenge?
ubundi wakabaye uri umwe mu bagore muri uyu mujyi bafite ubwenge banatekereza, wakabaye uri umugore uzi ukuntu waje, uzi n'ukuntu bimeze, uzi n'ibibazo ndimo muri uru rugo n'umugore wanjye. Kuba se umwitiye umwana ni ngombwa ngo usuzugure umugore wanjye gutya? Nese ubwo iyo nahagarara hariya hanze ngo mbibone ko njye nsanga wamututse wamutukuje, urwumvaga biri bugendere? Niko uyu mwana si utwite ni utuma unikira umugore wanjye ukamufata ukamugira ikigori kije gusa uzi n'ibindi. Wowe n'umwana ufite mwese musohoke ziba ufate ibintu byose ufate ibintu byawe, ufate icyitwa umwenda wawe byose. ariko niwe wabitera. Abitera iki? Yigeze akubwira nabi? Ngombwira ko hari n'umunsi wa mbere yigeze akubwira nabi. Ngerageje kumwicaza ndamubwira ngo iki, ndamubwira ngo iki, aho kubyumva ikigoryi cy'umukobwa uraza ndavuze ngo fata ibintu byawe byose, so ibyo ushaka byose tuzabikorera hanze y'urugo. Noneho ugenda ubeho ukuntu ushaka, iyo myenda uvuga ngo wakomeze ushaka wayikubise. Uri kubyumva? Uwo mwana maze wafashe wateretse wagize amata, tuzamutegereza natwe Imana imubwiye tuzategereze tuzabyare. Mwambabariye ko natwe uvuze ngo iki? Erega washyizemo amakanzu ariko muri abana beza gutya umuntu usigaye ku muhanda mukuru. Ngiyi ubu ntabwo yaga. Ariko uzi ko uyu mugore twasezeranye, ubu ngubu urega uricaye waje mu nzu uragamitse nguguje ngo uratwite ngo uratwite. Twite se ibiki? Twite zahabu utwite. Uvuze ngo iki? Cyane ibyo kwambara ibyo wambazwa sivu ogasi. Nyine tuza nawe ugabanya tuza byarangiye, uriya tugiye kumutora hano agende, tuzamushakira ukundi ukuntu abaho, sibyo? Umwana n'uwanjye nawe sinamutererana, tuzamushakira ukundi ukuntu azaba tuzabiganira, ariko wowe wamaze gutuza sibyo, usigarana urugo rwawe, urarushoboye, nta n'undi mukozi nzakugira, sibyo? Uriya mwana ntacyo mureke, tuzabyitaho nyine, turabyitaho, tumukodeshereze inzu cyangwa turebe ukundi ukuntu azabaho, ni uburenganzira bwacu, dushaka twanamwihorera, sibyo? Namara kubyara nyine tuzajya ukuntu tumuzana, cyangwa tumufashirize iyo ari na mama we, ntacyo umwana nawe ni uwacu, ubundi se tumurikanye na nyina wasanga nawe ushobora no kutamufata neza kandi njye namurera neza. ngaho sibyo? Aho tuza rero byarangiye, uriya yagiye, ndagukunda kandi aho